ese uyu mugabo ko ndeba yatinze ataza ari we nyiri ubukwe aho ngo we twaba turambiwe turava haryarira ewe nanjye ndabona ntazi ibyari usubunguha ine wa wasanga zahera mu muraho neza muraho neza murakoze cyane ndabona wa mushyitsi twari dutegereje ahageze dore ko ari nawe nyiri ubukwe ari nawe twicaje aha ngaha n'imisango yose burenga banagira ngo rwose byo ni byango babona ko abantu bose baje mu nama y'ubukwe biteguye nibwo bari mwakiriyemo gake ariko ntacyo twihangana none rero abavandimwe mwese uteraniye aha ngaha twese ngo turaziranye hari abashiki w'umusore hari abashuti ze hari natwe twaje tumufasha nkanjye nka MC nk'abagira ngo rero dutangiye inama y'ubukwe turebe ko ngomba kurikirana turebe se ibiki bisabwa amamodoka yakeneye mu bukwe imyenda yo kwambara ibyo kurya ibyo kunywa ese tuzajya he se sare yarishyuwe reka tubaze umusore ko bikurikirana byose hanyuma natubwire kuri imisango imeze hanyuma tubire tumutwerera hanyuma ko bizagende neza cyetse wenda niba aragiye cyavuga bagiye cyamubaza yamaze kumaza niba imodoka zabonetse cyangwa amazuki wenda ufite ijambo yamaze kumubaza hanyuma tugakomeza ibisango yego tugwa ijambo rwose murakoze kubw'umuhango bitangiye twagira ngo tubaze umusore wacu icyo yaba afite ngo tumwongerere nta kibazo tugwa ijambo murakoze cyane ubukwe ndareba bwihuse cyane ese ibintu bimeze bite bije umuhungu wacu yakoze yaba imeze ite muratwe wenda dufatira aho ngaho tugira icyo twakora nkatwe ese wowe ku ruhare rwawe waba ufite bije amafaranga angahe kugira ngo tubuze ibyo bikorwa tubashe no kujya gute kuzuza igikorwa gikenewe murakoze inyabikutira usugi iyi nama yose tumazemo iminota ingana gutya umuntu inzara ikaba yamwishe kugera aho imbavu zifatana n'inda iyi nama yacu irimo ikira njye ndumva rwose indi ifatanye n'umugongo dore mu maso ntangiye kuba igitare ariko uriya nawe yazagira ikinyabupfura ariko ibyo navugaga byari kuko nta nama y'ubukwe nigize mbona itarimo ikintu cyo kunywa itarimo ikintu byari byo guteza nibyo kuko inama zose igikorwa kirimo n'ibiribwa hakabonekamo n'ibikuwe n'amafaranga ariko rero reka tuzabona gutwerera gute twangiye mu byakogora ibyakora cyane kunga mu nama yose ubukwe bwo ntibazarya wajya ugabanya ariko inda yawe n'inama sinyoboye ko yari ihari ariko inama ubukwe bwose nagiye ntaha amanama y'ubukwe hose nagiye mbona turya si uko rero nayobeyeho kwa muduni hari amaresitora iyi nama yanyu idafite icyo kurya idafite icyo kunywa njyewe nyivuyemo ndagiye cyo kuba nzagaruka mbaturwaye uri umuturanyi ndakuraho ngira ngo murakoze cyane ngira ngo kido byarangiye mwareka tugakomeza mukansubiza ijambo hanyuma nkababwira uko bimeze nkuko mwabinsabye uko bije y'ubukwe nuko bizagenda ndetse n'ibyo mfite n'ibyo mbura byose muri rusange ngira ngo ubukwe bwanjye murabizi nabuteguye neza kandi ndashaka ko bizagenda neza kuko nabiteguye mu by'ukuri muri rusange rero ubukwe bwanjye kuko nifuje kubahisha umuryango wanjye ndetse n'umuryango w'abo w'umukobwa kuko abo w'umukobwa n'abantu bakomeye cyane mu by'ukuri rero nk'umuryango wanjye ntabwo naterana ubukwe bwanjye ntabwo nasuzuguza umuryango w'uwabo w'umukobwa mu by'ukuri ubukwe bwanjye nabuteguriye ko bije yabwo yabihagaze miliyoni 5 ungana ngira ngo mu by'ukuri dukomereje aho ngaho ngira ngo rero uko mubibona muri rusange nshaka ko babwira uruhare rwanjye namwe mukanyereka uruhare rwanyu muri rusange ndetse mbere ya byose kugira ngo babwire uruhare rwanyu ndagira ngo ese mwese turi kumwe byibura murakoze cyane ngira ngo uruhare rwanjye muri ibi byose nateguye
ngira ngo nyemera n'ingingo ngezeho kugira ngo nyivuge mpagaze. Oya nta kibazo rwose. Ngira ngo nk'uko mubibona muri rusange nkuko nahoze mbabwira haruguru, ngira ngo nk'uko twabiteguye nabwiraga bije ya mukanya ya miliyoni 5, ugomba kumpa imyenda nawe azayemera kuri make, ngira ngo mu by'ukuri ntababeshye muri rusange ubwo bwanjye nabupangiye miliyoni 5, ariko nanjye uruhare rwanjye ni 2,000. Utibagirwa gukora like, share na subscribe kuri YouTube channel ya Eric G Star.